umugisha mu Yesu Kristo. Nejejwe none no kongera kwibona mu bitaro by'Uwiteka. Rero muri rusange twese tuza kwihangana ko amasaha yagiye. Abana bato nk'uko mwigishijwe ikinyabupfura, muratuza dukurikire ijambo ry'Imana uyu munsi. Twe tugiye kwigira hamwe, mureke rero twese twakire Imana, hanyuma umwami Imana duhe umugisha. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Twadutswe no kubaha Imana. Amen. Muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bigeza aho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa be ati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo, niwo buryarya, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo. Nicyo mwongoraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye nti, ntimugatinye abica umubiri, hanyuma ntibagire ikindi babatwara, ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu. Ni koko ndababwira aho ari we mutinye. Mbese ibishwi bitanu ntibigurwa amakuta abiri? Nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana. Amen. Amen. Bagakomeza gusoma nyuma biciye bugufi, ingingo mwene data tutamuriza ayobora isengesho n'ijambo rigiye kuba. Dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimiye kandi turaguhimbaje, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Dushimishwa n'uko uduhereje iki gitondo cyo mbere iminsi 7. Dushimishwa n'uko Uwiteka twari turyamye tumeze nk'abapfuye, ariko duhumekeramo umwuka wazima. Uremera Uwiteka dushyiramo inzara n'inyota byo kuza imbere yawe. None natwe tugeze imbere yawe, wereke icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, aya magambo asomewe mu matwi yacu, ndagusabye kugira ngo muri aya magambo utuvane n'ibyo kugira muri kino gitondo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, umugaragu wawe uhagaze imbere yawe, ndagusabye kugira ngo akubere igikoresho nawe wikorere. Ndakwinginze Uwiteka kugira ngo iri jambo udukure mu mutima ritugire ubugingo muri kino gitondo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tukadushyira mu kirere cy'umwuka, ko ntawabasha kumva imvugo yawe ari mu mubiri, ntawabasha kukumva Uwiteka ari mu ntege nke. Niyo mpamvu usabye kugira ngo dushyire mu kirere cyiza cy'umwuka mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ibintu bari natwe, Satani y'uburangazi turayinesheje, Satani y'ibitotsi turayinesheje. Uwiteka uze ufate gahunda zose, ndagusabirize kuko ziri mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Imana y'umugisha muri Yesu Kristo, twongeye kunezezwa nuko twagiye kubona imbere y'Uwiteka Imana. Iyo Mana ibikoze yagushimira icyubahiro.
turishimye cyane kandi turanezerewe We are happy and glad to kuko be iyo here twari today. turi mu mago iwacu Because while we was in twari our turi homes, kure we was far. twari turi mu rugo rw'intambara We was in harimo abaryamye barasinzira ntibabasha gukanguka those may have slept. ariko twebwe twasinziriye But today kandi Imana dukangura the Lord has twongera kwibona turi bazima we were able to igihe see bikoze nabwo icyubahiro muri Yesu Kristo. amen Burya mu nzira habamo ibibazo byinshi the world is ariko Imana yaturinze muri byose. the Lord is Nubwo amasaha yagiye the time tukaba twakiraho gato we may take some time mu mwanya muto dufite in the little time that we have. tubashe gusangira aya magambo. We may share each other these Twumvise ko ubushize twariye ijambo risa nk'aho ari bimwe. We heard that last Burya ijambo riruzuzanya. Amen. Ijambo riruzuzanya. the word fills us up. Ahubwo kimwe twateraniye hamwe numvise ko hano abana bato bize gusenga. Sibyo? Siko mwize. Abana bato buje gusenga. Hanyuma abakuru nako twize ngo dusenge ubudasiba. Siko bimeze? Amen. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Dusenge ubudasiba. Imana yacu ifite uburyo ikora kandi imirimo yayo iratangaje cyane. Burya dufite abakozi b'Imana kandi abakozi b'Imana bari mu murimo umwe. Burya Imana ibatuma ijambo ryo kugira ngo ryubake umugeni ijambo. Amen. Imana ibatuma ijambo ryo kugira ngo ryubake cyangwa se ryambike umugeni ijambo. Amen. amen Umwigisha uburyo bwo gusenga nako twigishwa gusenga ubudasiba. Urumva iyo Mana nigira neza, iyo Mana ikora ibyo ikatwitaho ko kugira ngo bukeye. Mu by'ukuri reka tuyishimire, tuyikomere mu mashyi muri Yesu Kristo. Yewe mbona Imana itangaje cyane kandi Imana ni umukozi w'umuhanga, ikora bitandukanye n'abantu. Icyo abantu badashobora Imana iragishoboye, icyo abantu batabona Imana irakibona. Hari utuntu dutoya cyane cyane abantu batajya kubona kugira ngo babashe kutureba, bikaba ngombwa ko bashaka za mikorosikopi cyangwa bya byuma bipima, akantu utarebesha amaso yawe, yakoresha kiriya cyuma cye akabona ikintu kinini cyane. Utwo rero tubona ko dutoya cyane imbere y'Imana burya aba ari ibintu binini, kandi ibyo mutabona Imana irabibona, ibyo mutazi Imana irabizi. Niyo mpamvu Yobu we yavuze ati ngo nzi yuko ushobora byose. Imana ishobora byose. Amen. Imana na kimwe inaniwe. Niyo mpamvu kuyizera nta gisa nabyo. Niyo mpamvu kumenya Uwiteka ari iby'agaciro, kumenya kuruta kumenya ibindi byose. Kubana n'Imana, nk'abana bakababwira ngo mujye mwemera mubane n'Imana, mwemere Imana ibayobore, mwemere Imana ibakoreshe, kuko kubana n'Imana ntacyo bisa nabyo. Kugendana n'Imana ni ikintu cy'agaciro. Kumenywa n'Imana rero bikaba akarusho. Nawe n'ujya ugenda ujye wirata uvuga ko wamenywe n'Imana. Umwana yari umwana wa perezida hano tubona, usanga afite fiyeri, usanga bigendera, usanga yishimye, usanga atandukanye n'abandi. Twebwe rero Imana twamenye iruta aba perezida. Amen. Niyo mpamvu dukwiye kwishima, kandi batwishyura amagambo avuga ati burya tujye twishima iteka. Amen. Mu bibaho byose mwishime. Rero amagambo twateguye hano munsi, twumva ijambo dusoma mu gitabo cya Luka. Ni ijambo ryiza, ni ijambo ryiza, ni ijambo kandi rikomeye. Ndabashishikariza mwese kugira ngo mutegere amatwi kumva iri jambo, mutegere amatwi kwakira iri jambo. Buri muntu yategura umutima we avuga ati kano kanya gato dufite, reka basi tuweme Imana ize yikorere. Nawe mutegera amatwi iri jambo urataha uvuga ati burya ndi umwana w'Imana. Amen. Nutegera amatwi ino jambo ukabihereza umwanya, urataha burya uvuga ati nanjye ndabimenye, nanjye ndasobanukiwe, burya nanjye kumenya icyo gukora kugira ngo mbashe kuba umwana w'Imana. Imana y'umugisha
mu izina rya Yesu Kristo. amen. Twumvishe amagambo meza avuga ati We heard good words that nta kintu na kimwe cyahishwe there's not one thing that was hidden. nta kintu na kimwe cyahishwe There's not one thing that kitazahishurwa. Nta kintu na kimwe There's not one thing. nuko umuntu reka turebe hano kuko ari na kuri ku murongo wa kabiri kuko ari nta gitwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa igihishwe kitazamenyekana. Ni ukuvuga ngo It's to say that abana b'Imana hari ikintu tugomba kwirinda. Tugomba kwirinda ikibi n'igisa nacyo. Abana bari kurangara murebe hano, we see instead of looking around. abana bagenda barangara bashaka kuganira bakurikire. Nta kanya gato dufite, nurangara akazakubaza ngo twize ngo iki, ntuzavuge ngo sinakubwiye. Nakubwira ngo ufate umwanya kugira ngo twumve ikibi ngiye kutubwira. Twirinda ikibi n'igisa nacyo, tukirinda ibyaha kuko turi abana b'Imana. Amen. Tukirinda ibyaha kuko turi abana b'Imana. Noneho ijambo ry'Imana rikavuga ati ibyo mukora mwihishe, ibyo muvuga muri mu nzu, bakunda abantu bari mu nzu bari ahantu biherereye, ibyo bavuga na se atashobora kumva. Bibiliya iravuga ngo hari umunsi muzabyumva neza bitari kuvugirwa mu cyumba, bitari kuvugira mu rwongorano, ahubwo bivuga biri hejuru y'inzu aho umuntu wese azabyumva. Ngo karabaye byagenze gute? Ko twaganiriye twihishe, ko namuneguye nihishe, ko namuvuze nihishe, bigenze gute? Ngo ibintu muhisha mukora muhishe, ati ko turi babiri, ubwo turi twenyine, reka dukore gutya. Ibyo muri gukora mwihishe, ngo nta kabuza, ngo nta kintu cyahishwe kitazahishurwa. Amen. Niyo mpamvu ijambo rikunze. Kandi nta kintu na kimwe gihishwe kitazamenyekana. Nshaka kubabwira rino jambo ngo murishyire mu mitima yanyu, muryandike ahantu, mubyumve neza. Nta kintu na kimwe gihishwe kitazamenyekana. Turaganira byinshi mu kanya gato, ariko uwo mutwe w'amagambo muwufata. Aho muzagenda hose, ibyo muzakora byose, ibyo muzavuga byose, mumenye ko nta kintu na kimwe cyahishwe kitazamenyekana. Niyo mpamvu abana b'Imana aho baba bari hose bagomba kuba birinze. Ni iki kiturinda? Ni ijambo ry'Imana. Niyo ngabo idukingira. Nawe niba muri kwakira ijambo ry'Imana mu mutima wawe, rizakurinda ikibi cyose. Amen. Rizakurinda ikibi cyose. Nta kintu na kimwe gihishwe kitazamenyekana. Kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikurura. Tubyumva neza? Nta kintu gitwikiriye cyangwa ugenda ugatwikira, ukagenda ukagisha kure, icyo kizatwikurura. Ariko ndabyavuze ko atiye amagambo ngo nta kintu gihishwe kitazamenyekana. Bibiliya yanjye nawe usomye Bibiliya yawe neza yabikubwira. Muri kubyumva neza ngo nta na kimwe gihishwe kitazamenyekana. Ibyo uvuga ugitukana ukagira ngo ntabwo Imana ibibona, ngo nta muntu wabibonye, ukagenda ukabeshyera umuntu, ukibaza ko ukaba fiyeri yabyo, ukagira ngo bishiriye aho ngaho, ukagenda wenda ukiba ibintu by'abandi. Uretse ko mbizi ko nta mujura uri muri mwe wiba, ariko abajura biba bazi ngo ntabwo bizagaragara, ugatukana uzi ngo bishiriye aho, ukarwana uzi ngo bishiriye aho, ariko ngo nta kintu na kimwe gihishwe kitazamenyekana. Rero reka mbabwire neza, kuko ibyaha bijyana umuntu mu irimbukiro, ibyaha bijyana umuntu ku gupfa. N'impamvu urupfu ruriho none ni ukubera ibyaha. Niyo mpamvu abana b'Imana twebwe natwe dukwiye kwirinda icyaha. Amen.
tukirinda n'igisa n'icyaha. Baratubwiye ko tujya turasenga kandi dusenge ubudasiba. Batwigishe gusenga rati, sibyo? Dusenge ubudasiba kandi tumenye uburyo bwo gusenga kugira ngo amasengesho atubere ingabo, aturinde ibyaha. Imana ibashoboze kandi bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kadasubira muri amagambo yaturiwe neza. Ni amagambo maremare, ngiye kuyasoma yose mutega amatwi hanyuma twumve icyo atubwiye. Biravuga ngo reka mbereke ikintu mugomba gutinya, ngo ntimuzatinye umuntu waza akakugambanira ashaka kwica umubiri wawe. Yobu yarabirebye abona ko hirya y'urupfu hari ubundi buzima. Aravuga ati niyo napfa nzi ko nyuma yo gupfa amaso yanjye azongera akareba Uwiteka atari ay'undi. Amaso yanjye azongera kureba Imana. Noneho umuntu ugambanira cyangwa umuntu wica umubiri, uwo Bibiliya itubwiye ngo ntabwo akomeye, uwo ntabwo ukwiye kumutinya. Umuntu wica umubiri ariko ubugingo bwawe bukazabaho iteka ryose. Amen. Niyo mpamvu Yobu yakomeye, kuko yari azi ko umuntu agiye kwica umubiri ariko nyuma y'urupfu akazongera akabaho. Umuntu ugambanira rero ashaka kwica umubiri wawe atagutwaye ubugingo, it's okay. Umuntu wakubeshyera ashaka ngo yangize umubiri wawe, uwo nguwo ntabwo kumutinya kuko nawe afite iherezo rye. Amen. None tubyiringiro ko n'abantu bapfuye bakagwa mu ntambara ariko bizeye tuzongera kubabona kandi tukabana n'Imana ubuzira herezo. Amen. Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ese mufite umutima wo kwakira amagambo munezerewe? Imana yabashoboze mu izina rya Yesu Kristo. Noneho ukaba muri icyo gihe ngo abantu ibihumbi byinshi ngo bateranira ngo aho ari, ngo nuko abwira abigishwa be ati mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Umusemburo w'abafarisayo mubwirinde, uburyarya bwabo, kuvuga ibyo badakora. Ni byiza niba turakoze b'Imana ibyo tuvuga tubituremo. Amen. Ntabwo nawe uraza kugaburira abantu ibyo udashobora kurya. Ntabwo nakubwira abantu nawe ibyo udashobora. Mbere yo kugira ngo ubwire abantu babwira ngo mwirinde iki, udakora wowe ugomba kuba wakirinda. Amen. Ukabyirinda. Niba nkubujije kunegura mugenzi wawe, njyewe narabiretse. Niba nkubujije kugambana mugenzi wawe, ibyo bitandangwaho. Amen. Twirinde ikibi n'igisa nacyo. Uwo musemburo w'abafarisayo ariko buryarya bwabo nta mwana w'Imana ukwiye kubiryarya. Babitwereka kenshi ko ikintu Imana yanga kandi cyane ari indyarya. Imana turinde uburyarya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'icyo mwongoraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye ndi ntimugatinye abica umubiri. Amen. Hanyuma ntibagire ikindi babatwara, ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mukurikire neza. Ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umubiri, umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu. Urabyumva neza? Ni koko ndababwira abari we mutinya. Mbese ibishwi 5 ntibigurwa amakuta 2, nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana. Ndetse n'umusatsi wo ku mutwe wanyu wose warabazwe. Nimutinye rero kuko muruta ibishwi byinshi. Kandi ndababwira yuko
uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye umwana w'umuntu nzamuhamiriza imbere y'abamarayika n'Imana. Ariko unyihakana imbere y'abantu nawe azihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Kandi umuntu wese usebya umwana w'umuntu azabibabarirwa, ariko utuka umwuka wera ntazabibabarirwa. Kandi nibabajyana mu masinagogi no mu batware no mu bakomeye, ntimuzahagarike umutima w'icyo muzireguza cyangwa w'ibyo muzavuga, kuko umwuka wera azabigisha ibyo muzaba mukwiriye kuvuga muri uwo mwanya. Amen. Abantu bibaza ko ibyo bavuga cyangwa ibyo bakora bishirira aho ngaho, ariko biravuga ngo nimba abantu bazi gufata amajwi ugafata voice ukohereza, ibyo ngibyo biroroshye. Nimba abantu bazi gufata amavidewo bakagenda bakashyira ahantu n'umuntu yarapfuye kera, ukamara imyaka n'imyaka umureba, Imana yo ibizi kuturusha. Rero biravuga ngo ntimugatinye umuntu wica umubiri, yaba ari ibyo tuba twarashize, ariko kuba dufite umwuka utuvuganira, dufite umwuka uturengera, dufite umwuka utwigisha icyo dukwiye kuvuga, niyo mpamvu turiho. Kubw'abantu, ku bushake bw'abantu ntabwo tuba turiho, ariko turiho kubera Imana. Nababwira ati nta na kimwe cyahishwe kitazamenyekana. Reka dusoze, amasaha yagiye, ariko reka twasoze dasomye aya magambo ari mu gitabo cya Matayo. Reka tuhasome Matayo 10:28. Matayo 10:28. Ndashaka kubereka uwo mukwiye gutinya, kandi munabizi neza ko nta cyahishwe na kimwe kitazamenyekana. 10:28. wabona hadusomera. Kandi ntimuzatinya abica umubiri, batabasha kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri gihano. Amen. Urakoze, baragumugisha. Ngo ntimuzatinya abantu bica umubiri, njye ndabereka aho mukwiye gutinya. Muzatinya umuntu wica umubiri hanyuma akica n'ubugingo, yarangiza akabajugunya muri gihonomu. Muri gihonomu n'ahandi abantu bazagera bakarira bagacinya amenyo, bakamara imyaka n'imyaka bababara. Aho rero ngo ntimukwiye gutinya, kuko ibyaha bitugera muri gihonomu, ibyaha bidutera kurimbuka, ibyaha bidutera urupfu. Ariko ntimuzatinye uwica umubiri, ntimuzatinye uwica ubugingo, akagutera kubeshya, akagutera kunegura mugenzi wawe, akagutera kurwana, akagutera kwiba, akagutera gukora ibintu bibi, ibizira byose Imana yanga. Tubyirinde, tubireke. Amen. Kuko turi abana b'Imana. Ndababwira ukuri ko dukwiye kwirinda, kuko nta na kimwe cyahishwe kitazamenyekana, nta na kimwe cyatwikiriwe kitazatwikururwa. Nujya wumva uri mu Mana neza, ujye ubifiringa, ubyirate, kuko Imana yacu ari Imana ishobora byose. Imana idufashe kandi bareze umugisha bw'aya magambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusoreje aha rero, ababasha kumva no kwakira amagambo nibwo kandi bagifite, Imana ibashoboze kandi bakomeze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.